natwe twishimira ku bwacu kwiba bitegura ntitubizemo bari guseba sibyo. Yego ndabashimiye ko tutatumye bizenguruka ahubwo ntitubatenguye. Yego turabashimiye ku bwa porogaramu nziza batugejejeho nk'ingenzi, batwibukije ko turi abantu bakomeye cyane koko ingenzi, badusobanuriye byinshi ku buskuti n'iki. Tubashimire ubuskuti amuntu wanshimirira abayobozi ra ngo bagize neza, bagize neza, bakwiye amazi aya bayobozi. ubuskuti. Yego murakoze cyane. Yego irovamo turere ukuntu yagenze, ngewe uko nari nyiteze yagenze neza kurushaho, uko nari mbyiteze no ko wenda tugashobora gusanga ari nka training rimwe na rimwe usanga ziboa mu kinyarwanda nimba ari ikibo sinzi, ariko ubu ngubu twagiye koga, twagiye mu muganda turi free, mbese twatangiye kuryoherwa n'ubuskuti, nta muntu uduhereza amategeko ya cyane ati we sibyo. Ubwo rero dukomeze tubikunde ibyo dukuye hano, nezere ko tuzabishyira n'abandi. Murakoze ubuskuti.